Mwaramutse neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe kuri Hagome TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije igitondo cyiza, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana ntakabubureho iteka. Mube hafi rero tuje kubagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo cya tariki ya 13 Mutarama 2026. Turakurakira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru kugira ngo tukugezeho amakuru atangaje buri wese uri kuyumva ari kwibaza niba byaba bikwiye. Ayo ni amakuru rero tubazaniye muri iki gitondo, nta yandi ni amakuru avuga ko ababyeyi basabye divorce nyuma yo kunanirwa kwemeranya no kumvikana ku mazina bakwiye kwita umwana wabo w'umuhungu. Wakwibaza ngo byagenze bite kugeza ubwo umugabo n'umugore bafata umwanzuro wo gutandukana kubera izina ry'umwana. Ntujye kure, byose nibyo tuje kukugezaho mu makuru arambuye, amakuru agezweho yo muri iki gitondo kugira ngo umenye neza imvo n'imvano y'aya makuru. Wahisemo neza rero kuba uri kumwe natwe kuri Hagome TV, hafi tukugezeho amakuru arambuye. Gusa turakusaba kugira ngo udukurikirane kugeza ku musozo w'aya makuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Hagome TV, turagusaba ngo ukande kuri subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi ukoresha, kanda kukazogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru tuba twaguteguriye, amakuru yo mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi tugutegurira umunsi ku munsi. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share, ugasangiza inshuti zawe zaba ebyiri cyangwa se zirenga, nabyo biba ari ingenzi kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane dukorera mwebwe kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe, amakuru atarimo ibinyoma, agezweho yaba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Kandi bitugaragariza ko mukunda kandi muha agaciro ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru kuko duhari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho muri iki gitondo cya tariki ya 13 Mutarama 2025. Basabye gatanya nyuma yo kunanirwa kumvikana ku izina ry'umwana wabo w'umuhungu. Ababyeyi, umugabo n'umugore, basabye gatanya cyangwa se divorce mu ndimi z'amahanga nyuma y'uko bananiwe kwemeranya ku izina bakwiye kwita umwana wabo w'umuhungu. Uwo mwana ubu nta burenganzira afite bwo kuba yahabwa icyemezo cy'amavuko ndetse ntashobora gushyirwa ku rutonde rw'abana bahabwa inkingo mu gihe ubu amaze umwaka urenga avutse, bitewe n'uko ababyeyi be bananiwe kumvikana ku izina bagomba kumwita. Urukiko rwo mu karere ka Pudong New Area mu mujyi wa Shanghai wo mu Bushinwa ruburanisha urubanza rwa gatanya rw'abashakanye rwagaragaje ko basezeranye mu mwaka wa 2023 nyuma bakaza kugira amahirwe yo kubyara umwana w'umuhungu mu mpera z'umwaka wa 2024. Gusa ibyishimo byo ku babyeyi ntibyatinze kuko ibintu byatangiye kuba bibi mu mubano wabo bitewe n'uko bananiwe kumvikana ku izina ry'uwo mwana w'umuhungu bari bamaze kwibaruka. Buri wese yashakaga ko umwana ahabwa izina yifuza, ariko ntibyaza kubakundira kuko batashoboye kumvikana ku izina ry'umwana. Ibimenyetso byatanzwe mu rukiko byagaragaje ko buri wese yagiye ku bitaro wenyine atabwiye mugenzi we, ajyanywe no kugerageza kwandikisha izina ashaka ku mwana batabyemeranijeho, ariko nta n'umwe wigeze yemerwa kwandikisha izina ashaka aho ku bitaro kubera ko ubwo buryo butari kuba bwujuje ibiteganywa n'amategeko yo mu Bushinwa.
Umucamanza uburanisha urwo rubanza yagize ati umwana arengeje umwaka umwe avutse ariko nta n'icyemezo cy'amavuko agira ntashobora kwandikishwa mu irangamimerere ry'umuryango kandi no kubona inkingo biramugora. Urukiko rwashimangiye ko icyemezo cy'amavuko ari ingenzi cyane ku buvuzi no ku buzima bw'umwana buri wese akenera muri rusange, kuko gifasha gutuma abona umwirondoro wemewe n'amategeko. Iyo ababyeyi batinze kucyaka bitewe n'amakimbirane yabo bwite bigira ingaruka ku burenganzira bw'umwana muto kandi ababyeyi bombi bagomba kubibazwa. Kandi urukiko rwibukije ababyeyi ko badakwiye gukoresha abana babo nk'ibikoresho mu makimbirane n'amarangamutima yabo cyangwa gukoresha ubwumvikane buke bafitanye nk'urwitwazo rwo guhunga inshingano zabo no kurera nabi abana baba barabyaranye. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'ibanze bw'uwo mwana muto, urukiko rwasohoye itangazo ryihariye ryiswe itangazo ryo kwita ku bana bato, risaba ababyeyi bombi kumvikana kugira ngo babone icyemezo cy'amavuko mu gihe cyagenwe. Gusa hahise havuka ikindi kibazo, batangira kongera guterana amagambo ku bijyanye n'ugomba kubika inyandiko z'umwimerere z'umwana. Nyuma y'imbaraga nyinshi zo kunga impande zombi, hafashwe umwanzuro w'uko icyemezo cy'amavuko cy'umwana cyabikwa by'agateganyo n'urukiko, hanyuma kikazahabwa umubyeyi w'umugore kugira ngo ashobore gukora ibiteganywa n'itegeko byo kwandikisha umwana mu irangamimerere. Urwo rubanza rudasanzwe rwa gatanya rwakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Bushinwa, bituma bamwe bavuga ko burya ni ikintu gito gishobora gusenya urugo ndetse kigatandukanya abari basanzwe babanye mu mahoro. Umwe muri bo yanditse ku rubuga agira ati abashakanye bameze nk'aba babyeyi bombi ndababwiza ukuri ntibakwiye kubyara abana. Undi nawe yagize ati ni indangare gusa, izina ntiryakagombye kuba ikibazo, barimo kudindiza ubuzima bw'umwana, ntibakwiye kuba ababyeyi habe na gato. Ibi rero bikomeje kugarukwaho hirya no hino, aho byakomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakomeje kunenga imyitwarire y'aba babyeyi kuko izina ry'umwana ritakabaye riba intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira bwe, ndetse ngo bibe n'intandaro yo gusenya umubano wabo bari bafitanye, dore ko umwana afite uburenganzira bwo kwitwa izina kandi akaba afite uburenganzira bwo kubona ubuvuzi ndetse n'uburere bw'ibanze. Ntakwiye guhohoterwa ngo yimwe uburenganzira bwe bitewe no kutumvikana kw'ababyeyi be. Turabashimiye rero ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kuva ku itangira ry'aya makuru kugeza ku musozo wayo. Wowe wabanye natwe niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri iyi channel yacu Hagume TV, turagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe, urebe ahantu hari akazogera ugakandeho, nawe winjire muri bamwe bazajya babona amakuru agezweho kandi yizewe 5/5 kuri iyi channel yacu kandi ku gihe. Mukomeze mudushyigikire namwe musanzwe mubana natwe, gukanda kuri subscribe, gukanda kuri like ndetse no kuduha ibitekerezo by'uko muba mwakiriye amakuru ndetse n'ibyegeranyo tubagezaho, aba ari ingenzi cyane mu gukomeza kubaka uyu muryango wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije guhaha mukaronka muri uyu munsi wose, ibyiza byose bigabwa na Rurema Imana y'amahoro akomeze kubana namwe.
uyu munsi wose. Amakuru yacu rero nakagaruka kuri Hagume TV, turabakunda kandi tubifuriza gukomeza kugwiza muri byose. Imana y'amahoro ntikabaveho iteka, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.